baturage mugira amahoro bworoherane ubumwe n'ubwiyunge. baturage ariko ikibazo ndi kumva mu mudugudu yaba ari cyo cyangwa n'ibihuha ndi kumva. mu gitondo rero mw'abaturage umugabo bita Karagara yanzinduye mu gitondo nari mpfumbase umugore, ariko ikibazo yambwiye nimba ari cyo umudugudu wanjye byaba bikabije, ariko nyine nicyo cyanzanye hano. kanze nsubire mu bitabo neza aho nacyanditse ndebe. aha voilà oui ndakibonye. ngewe Karagara ndatanga ikirego yuko mu mudugudu wawe banjujubije bari kunyeba. ese baturage icyo kibazo mwaba mukize mu mudugudu? kirimo rwose, kirimo ikibazo kirimo. rero numva nta kuntu muceceka twumvikana, ikumva mwese mutari gushira hamwe, ahubwo nk'uwangejejeho ikirego nahaguruke agira icyo yivugira, aho kugira ngo mudugudu ngewe abe ari ngewe utanga ikirego mwari ngebere. Koze wenda naza kuza kwaka icyubahiro cyanyu. nibyo koko muri mudugudu wacu hajemo ikintu bita ubusambo. kera rwose twarakoraga twese dushaka kwiteza imbere tunafatikanya, ariko natunguwe no kubona mu cyumweru gishize abanyeshuri banjye bamaze kujya ku ishuri, mbona insina zanjye zose harimo ibintu bimeze gutya. bashyize hasi muyobozi, tuje gutegamo nshyiramo umuzamu bwa kabiri turamutegesha ngo aze kudushakira abo bantu bakora ibyo. babikoraga mu buzacya akenshi buri w'isoko rwose. nibwo yafashe uru rubyiruko rwo mu muryango, uriya musaza rwose namumenye nka Kamari nk'umukire rwose. iki kibazo nawe urabizi rwose, wari uhari rwose, niwo niyambaje mbere. aba bana muyobozi rwose sinzi, wenda sinabamya ko aribo basanzwe babikora, ariko tekinike bikasemo ni imwe rwose, ni imwe rwose. iki kibazo mu gikemura. wa mugabo urakoze kubw'ikirego utanze hano. muzehe Kamari, ibyo barega ko aba bana bawe ari ibisambo muri uyu mudugudu nibyo cyangwa si byo? urakoze mudugudu. buriya nk'uko Karagara yagakubitwa nako nashaka yitwe na terapiya kuko abivuze, kugira ngo muri uyu mudugudu umuryango wanjye ni icyitegererezo, mba ari umwambi. simubibona mwebwe abaturage? nuko ibitoki abana banjye rero rwose ntabwo biba pe, ntabwo biba. niko nako ntacyo, ntabwo biba ni ukuri. ikindi kandi ni abana, ubundi se mwe muteraniye hano umujura muravuga ngo abana banjye bibye, umutumburiye ko mwanjegera mu bundi ibintu bari kubavugaho nibyo nyine. mubitengegera hano. oya Kamari, aha nta kurwana. rero ndabona rero usibye n'abahungu be hari n'uyu mugabo ndabona nawe agira amahane kubi, ariko guhanira abana hano urabizi ni ihohoterwa ribaho. nanjye nka mudugudu nakwemera ngo bakubitire mu ruhame hano, ni no kubaseba dore ko bamaze no kuba inkumi. rero mu gihe icyo kigabo kiri aho ngaho ndabona gikanuye amaso, njye wanjye kuko na perezida yaranyizeye sha. reka njye niba arize nyine aba bana bacu. ese bana ibintu bari kuvuga nibyo cyangwa se bana reka twiganire, mwigira ubwoba, reka nanjye ndi umubyeyi. ibyo uriya mugabo ari kubarega nibyo? wari ushonje uyu mugabo nyamaze nawe mufate kuko
njye nuko wavuga niba atagikubita ndamufite turamufite muyobozi yego rata mwana nyine ubundi amaso natwe oya turamufite ntugire ikibazo ukuntu byagenze ubundi urabizi ko turi abanyeshuri rero abanyeshuri bo mu mibyare oya ntabwo ari ukuvuga bo mu mibyare twe turi abanyeshuri kandi urabizi ko ari twe ntangarugero tugira amanota menshi rero ikibazo cyatumye tujya kwiba papa ntatwishyurira imyenda y'ishuri ntabwo ayitugurira ntabwo atwishyurira amafaranga y'ishuri tureba uko tumaze iminsi 3 tutarya yagize atya abakubise mama amuvuna akaboko kuva yamukubise noneho reka nkubwire ongera usubiremo iyo ngingo rero numvishemo mama undi njyewe niyo mvuze mama ngo mama yamukubise nyawe ubundi yaramukubise amuvuna akaboko arangije aratubwira ngo twe turi iseseme imbere ye ngo ntacyo tuvuze rero ubwo kuva uwo munsi yavuna mama ntiyigeze agaruka mu rugo rero iyo niyo mpamvu ituma twaragiye kwiba none twagiye kuba tugira ngo turye baradufata ubu mama yirirwa mu rugo ari kurira nta kintu akora ni ukwigwa turira tukarara turira murakoze rero muyobozi rero hano rero mudugudu mva nubwo batamemba ikibazo noneho kirandenze havuyemo ibibazo ndumva bigeze no muri bino ariko rero uyu mugabo namwe rero reka mbabwire mwabana tujye tugana nanjye ndi mudugudu nubwo wenda icyo kibazo kiza mu ntabwo ariyo mpamvu mwaza mwigeze muza kwa mudugudu ngewe ngo noneho murebe ko ndabimiwe wenda ibyo kurya bose mudugudu ubuhamya wabo baza mama ibintu papa yatubwiye mama wawe yaba yaje muri ino mama yibugire rwose Bwana Madamazera Kamari mu byubahiro byawe nubwo nyine ni nawe munyacyubahiro uri muri iyi nama nkubona nanjye numva ndakwishimiye ariko nyine nuko naje mu bintu by'ikirego nari ntandukiye aba bana bareze uriya mugabo yuko ataha gukubita buri gihe ese nibyo cyangwa nibyo wasanga wenda numvishe nabi dore ko nshaje wa mudugudu dusigaye natwe twumvirana hatubwira tukamenya nimba ari byo cyangwa atari byo ingo nk'izi manza zikibaho kuko ndabibona Bwana Karagara rwose ntawe ndakeka ibibereye muri nama nabibonye wowe nyine nk'umuntu w'umugabo nawe mbwira umwanzuro wafatira aba bana dore kureba uyu mugabo ndi kubona niwe kabitera ibi byose uyu mugabo wese namusiga n'umuntu nkanjye w'umuyobozi wese ufatana n'uwo umva n'ukuntu ari kumva amwumvise muyobozi namwumvishe niyo ngingo nyishizeho ingingo yongereho zibe ebyiri ndende kandi pandagare 3 mu bamutwara wigira ikibazo muduga basigarana abo bantu uzabarereta bashaka n'umugore umwitwarira ariko witegure ko n'ingaruka tuzabonana ntabwo byarangirira